umwana witwa Gatabazi Pascal yavuye ku ishuri ageze mu rugo ahantu yabaga yibana mu buzima bubi bukomeye yabagamo asanga batwitse ibintu byose byo mu nzu. Uyu mwana araje narindi mu rugo ahamagara nyirakuru ati kati nsanze inzu yanjye bayokeje mpita nanjye mpurura nza kureba gutyo niko tubisanze nuko uyu mwana yibanaga uyu mwana abayeho nk'ipfubyi mbese nukwirera ahangaha yarakwiye no gufashwa mbese ababaje biteye n'agahinda kuko nta n'ahandi yashobora kuba yibanaga nyina yabasize ari batoya uyu nguyu mwene nyina nawe aragenda amusiga ahangaha anambira mbese no ku kigo yaryaga ari uko ariye ku kigo ubundi akihigira mu buzima busanzwe akabaho muri iyo mibereho. Njye naciye umwotsi uri gucumba ariko sinamenye ibyabaye. Nahuye n'uyu mwana ngiye ku ruyaga guhaha ndamaza pasi k'abana batashye kare ko mwebwe ndiko namwatashye kare uwanjye we kaba atari yaza byagenze gute ngo ntabwo nari nataha ngo nanjye nibwo ndi gutaha ni kandi mbonye mu rugo iwanyu umwotsi uri gucumba mutetse ngo ninde se utetse kandi aribwo ndi gutaha simbizi ijya kureba rero niba hari uwasize wenda akaba atetse mbonye umwotsi uri gucumba nibwo nongeye guhura nawe minduye ngarutse ari kurira nabarase ubugenzo ati ngo nsanze bahatwitse. Ni umwana warubayeho mu buzima bubi bwo kwirera kubera ko nta babyeyi abana nabo baramutaye bamutari muto asigana mukuru we naza kwigendera. Umwana yabaga mu kazu rwose gato cyane aryamamo amaguru akiyeranja ariko ikintu kibabaje ni umwana wari utunzwe no gushakisha agurisha ibyuma by'injyama n'ibyuma bishaje akabona udufaranga two kurya. Muri iki kiruhuko yakoze ibishoboka byose ashaka uburyo ki yabona udukoresho tw'ishuri harimo amakayi n'amakaramu kubera ko yaragiye ku ishuri atabijyanye ku munsi wa mbere bakora gukora amasuku kubereka amashuri bazigamo yari yagiye ibikoresho by'ishuri atabijyanye yatashye atungurwa no gusanga urugi baruciye bamaze kuruca binjira mu nzu batwika ibintu byose uturyamirwa yari afite utujerekani udukoresho twose utwambaro udukapu buri kintu cyose yageze mu rugo atungurwa no gusanga babitwitse. Nk'abantu mwe umuntu wakoze ibi bintu umva n'ubugome buteye ubwoba. Ni umwana ubaye mu buzima bubi cyane kuko atunzwe nyine na kwa kundi ajya ku ishuri yabagize amahirwe ku ishuri akarya akaba ari byo yiririrwa akanabirarira. Yaratunzwe n'ubwo buzima. Ni umwana wiga mu wa gatanu primaire ariko wumve ngo afite imyaka 18. Wakibaza umwana ufite imyaka 18 ubundi agomba kuba ashoje secondaire ariko kubera ko yabayeho mu buzima bubi yagiye amara igihe kinini atari kwiga bigatuma adindira nyine bijyanye n'imibereho mibi kuko yifataga nk'umwaka akava mu ishuri akabanza gushaka udufaranga akongera agasubirayo. Gusa ni umwana ngo ufite ishyaka ryo kwiga ariko kubera ubuzima bubi ukabona nyine bimugoye none n'udukoresho twose yari afite abantu b'abagome ngo baturutse ngo ni insoresore ziba mu isantere ya Ruyaga rwose hariya mu karere ka Gicumbi. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose hirya no hino hagiye hatandukanye abari iburasira bwaryo abari iburengerazuba mu majyepfo mu majyaruguru abari mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'igihugu cyacu ndetse n'abadukurikiranye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese reka mbashimire cyane mvuge ngo Imana ikomeze ibahe umugisha ku rukundo mugenda mutwereka mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitandukanye ngenda mbagezaho ariko kandi ngusabe wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma ndihanganisha n'abadukurikiranye batameze neza ndabizi ko ntabwo ibintu biba bimeze neza ku bantu bose hari ababa bashyingiwe abandi bashyinguye abandi babyaye abandi bapfushije nyine ibihe bigenda bisimburana kandi buryo umuntu wese aba afite uburyo ki ubuzima bwe buhagaze. Wowe udukurikiranye rero utameze neza ku mpamvu z'ibibazo duhura nabyo munsi y'ijuru mubwire ngo komera. Hari abagize ibyago bakabura ababo hari abadukurikiranye bafite ubushomeri inzara ubukene uburwayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye amadene kubura minerivare ye ibibazo biba ari byinshi mu isi y'ijuru ariko munsi y'ijuru ibibazo biba ari byinshi
ariko Imana niyo nsinzi y'abizera, ndetse ntukwiriye gutinya ibiriho uyu munsi kuko n'ibikomeye wanyuzemo Imana yagiye igenda igutambutsamo. Komera rero wihangane, siko bizahora ku bategereza Uwiteka. Uyu muntu ashobora kukubona uyu munsi uri kurira, ariko ejo akakubona uri kuririmba kandi ufite amashimwe mu mutima wawe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Hanyuma ni inkuru y'akababaro, navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ko atari ibintu bimenyerewe cyangwa se atari ibintu byiza byabaye ku mwana w'umusore mu by'ukuri hariya mu karere ka Gicumbi. Ni inkuru ibabaje mu karere ka Gicumbi hariya mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Byumba, umudugudu wa Rwasama. Haravugwa umwana w'umunyeshuri waje kugira gutya inzu yabagamo iza gutwikwa n'abantu mu by'ukuri bise insoresore zo mu isantere ya Ruyaga. Bamutwikiye ibintu byose byari biri mu nzu, ntibasiga ikintu na kimwe. Ni umwana wibanaga mu buzima butoroshye, ubuzima bubabaje cyane, biteye agahinda ndetse birababaje kuko uburyo bamukoreye ubugome ni ibintu byababaje abantu benshi cyane. Ni umwana wari utuye mu mudugudu wa Rwasama nyine hariya mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Akaba ari umwana witwa Gatabazi Pascal. Ni umwana rwose w'imyaka 18, yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza kuri GS Gacurabwenge. Ashobora kumva ko wenda ari mukuru, kavuga ati umwana ufite imyaka 18 yiga mu wa 5 primaire gute, byagenze gute? Ariko hari impamvu kuko uyu mwana aba mu buzima bwa wenyine bwo kwirera. Ababyeyi babo baramutaye, bamutanye akiri mutoya, babaho mu buzima bubi cyane, ndetse biza no kurangira asigaranye na mukuru we nawe aza kumusiga mu kazu gato, bishoboka gato cyane rwose, arigendera. Uyu mwana rero asigara abayeho mu buzima navuga ko ari ubuzima budafite ishusho, bubi cyane ku rwego rukomeye, nk'uko bamwe mu baturage bamuzi bagenda babigarukaho. Uyu mwana rero ako kazu yabagamo hari harimo udukoresho dusanzwe, wenda utwenda yambaraga natwo duke cyane yahabwaga ngo n'abantu, ndetse uturyamirwa natwo twari hafi ya natwo, udukoresho tundi. Ariko ikintu kibabaje cyane nanone ni ukuba bamutwikiye udukoresho yari yabashije gushakisha tw'ishuri. Iki kintu kirababaje, ni inkuru njye nabashije gukurikirana, numva ndababaye cyane ku rwego rukomeye. Ubusanzwe uyu mwana witwa Pascal Gatabazi atunzwe no kugurisha ibyuma bishaje cyangwa se ibyo bakunda kwita injyamani. Uyu mwana rero iyo atabonye utwo twuma cyangwa se ahantu akora ikiraka, kuvomera abantu, uturimo nyine turi aho ngaho tw'umuntu ukiri mutoya, iyo atabonye utwo turimo ni ukuvuga ngo arabwirirwa akanaburara. Uretse ko iyo bari kwiga, iyo yagize amahirwe akabona utwo dufaranga atanga ku ishuri, arya ku ishuri akiririrwa ibyo, akaba ari nabyo ararira. Uyu mwana ubuzima abayemo ni ubuzima mu by'ukuri ubona ko ari ubuzima bw'ubupfubyi, kuko ni umwana wibana, ni akazu gato cyane. Ubwo rero wakibaza impamvu yagize imyaka 18 akiga muri primaire mu wa 5. Ni impamvu yuko yagiye ava mu ishuri akarivamo bijyanye n'ubushobozi butabonekaga, hanyuma akagenda agakomeza guhatana, akavuga ati reka mfate umwaka umwe mbanze nshaka udufaranga, nzasubirayo mu wundi mwaka. Nicyo cyagiye gituma nyine agenda atinda. Kumva ngo umwana afite imyaka 18 yiga P5 cyangwa se mu 5 primaire, urumva ko nyine haba harabayemo gukererwa, ariko ku mpamvu zitamuturutseho, ahubwo ni impamvu z'ubuzima. Uyu mwana Pascal yagize gutya ajya ku ishuri. Murabizi ko ku itariki 8 ku wa mbere nibwo amashuri umwaka w'amashuri wa 2025-2026 waje kuba watangira. Hanyuma yari yagiye ku ishuri, ariko agenda atajyanye amakayi kubera ko umunsi wa mbere ngo ari umunsi wo gukora amasuku, kubimura, kubereka amashuri bazigamo. Udukoresho yari yagerageje gushakisha muri iki gifungo, yari yagerageje kutwegeranya, amakayi, amakaramu ndetse n'utundi dukoresho twose nyine umunyeshuri akenera, yari yatwegeranyije adusiga muri ako kazu yabagamo. Mu kuva ku ishuri rero yaje gutungurwa n'ikintu gikomeye cyane. Hari umumama ngo wahanyuze imbere y'ako kazu ngo abona umwotsi uri gucumba. Atekereza ko wenda uwo mwana ashobora kuba ari we wavuye ku ishuri, akaba ari nyine ari gushakisha ibyo kurya, birumvikana, ariko ntabwo yari azi ko inzu y'uwo mwana bayitwitse. Umwana yavuye ku ishuri, ageze kuri ako kazu yabagamo, atungurwa no gusanga urugi barukuyeho. Nta kugi nyine k'ibiti, bagafashe bagashinguza bakajugunya hasi. Bamaze kukajugunya hasi, bagiye mu nzu bafata udukoresho twose yari afite mu nzu, barakongeza n'ikibiriti rwose,
ngaho wenda utwo yaryamagaho batwitse, utwambaro udushya yari afite natwo abaturage bavuga ko ari abantu bagenda batumukuburira batwitse, bafata ayo makaye ye yose baratwika, bafata amajerekani yari afite baratwika, mbese wumve ngo nta kintu na kimwe bamusigiye muri iyo nzu. Wakibaza ngo uyu mwana bamujijije iki, bamuhoye iki, umwana ukiri mutoya ugerageza kwirwanaho mu buzima buciriritse bubabaje cyane bakamutwikira inzu. Biravugwa ko mu by'ukuri uyu mwana yatunguwe no gusanga nyine urugi barukuyeho, yageze mu nzu asanga batwitse ibintu byose, nta kindi kintu yakoze, yahise nyine cyamutanze imbere ni amarira, yahise arira birumvikana nk'umuntu wese nyine ugize ibyago nk'ibyo ngibyo. Noneho hari n'umwana amarira byo byagombaga kuza, umwana yahise arira ajya kubwira abaturage, abwira nyirakuru ati rwose ngwino ndebere iwanjye batwitse, nta kintu na kimwe mfite mu nzu. Abantu bahageze barumirwa, byatunguye abantu benshi cyane. Abaturage rero bakaba bakoze ubuvugizi bavuga bati rwose uyu mwana mu busanzwe abayeho nabi, abayeho ari wenyine, atunzwe no kurya ari uko yashakishije, ndetse inshuro nyinshi araburara cyangwa se akaba yariye ku ishuri. Ahubwo ushobora guhita wibaza ngo iyo atagiye ku ishuri arya hehe, wenda nko muri vakansi cyangwa se muri wikendi, urumva aba ari ikibazo gikomeye. Umwana yambara ari uko hari umuntu umuhaye ako gapantaro, ako gakabutura se, ako gashati se. Uyu mwana ubuzima yari abayemo bwari ubwo gucuruza injyamani, ibyuma bishaje. Wakibaza ngo ibyuma bishaje wabishakisha, ese wahora ubibona? Nyine ubuzima arimo ni ubuzima buciriritse bubabaje ku rwego rukomeye. Ariko ikindi kintu cyatunguye abantu ni ukumva ngo abantu barifashe bagiye kumutwikira ibintu byo mu nzu. Biravuga ko muri kano gasantere ka Ruyaga hakunze kugaragara abasore, insoresore zirirwa aho ngaho zizerera zitagira ibyo zikora, zikunze kugaragarwaho n'urugomo mu buryo butandukanye. Ndetse uyu mwana avuga ko abantu bamutwikiye yahuye nabo, yavuze ko abazi. Abaturage bakaba basaba ko mu by'ukuri uyu mwana akwiriye kurenganurwa cyangwa se akwiriye gukorerwa ubuvugizi, abantu bamukoreye uru rugomo bakabihanirwa. Ariko kandi uyu mwana bakareba uburyo ki leta yamufasha, kuko ubuzima abayemo nyine ni ubuzima budafite ishusho. Kandi iyo urebye ngo uba ubona ari umwana ufite ishyaka ryo kwiga. Urumva umwana ufite imyaka 18 ari mu wa 5 primaire, ni ikigaragaza ko nubwo yagiye adindira bijyanye n'imibereho mibi yo gushakisha, akunze ishuri. None udufaranga twose yakoreye muri iki kiruhuko bavuyemo, iyi vakansi irangiye, akaguramo utwenda, akaguramo ibikoresho, amakayi n'amakaramu, abantu bakaza bakifata bakajya mu nzu bagatwika, bagombye guca urugi. Akibaza ngo uyu mwana bamuhoye iki? Abaturage batuye umwana nta muntu asagarira, nta muntu yanduranyaho, ni umwana ubayeho nyine mu buzima bwa gipfubyi. Burya umwana w'imfubyi aba ari umwana nyine ubona baravuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Ubona ari umwana ufite discipline bijyanye n'ubuzima barimo, abavuga ati ndaririra nde, ndatakira nde, reka nige kubaho nyine njyenyine, nige kubaho mu buzima bwanjye, nkore buri kimwe cyose kugira ngo ndebe ko ejo hanjye hazaba heza. Uyu mwana yari yagerageje kwihiringa, agerageza gukora buri kimwe cyose ngo arebe ko amashuri ye yakomeza kuyiga, ariko ibyo aba bantu bamukoreye mu by'ukuri ni ubugome bubi bukomeye cyane. Ndatekereza ko wenda bari buze gufatwa abantu bagashyikirizwa inzego zibishinzwe, bagakanirwa urubakwiriye, kuko igikorwa bakoze. Hari umunyarwanda waciye umugani aravuga ngo imbeba irya umuhini yototera isuka. Ntabwo gutwika ibikoresho bye bivuze ngo nawe ubwe iyo bamusangamo bari kumutwikana n'inzu. Iki ni ikigaragaza ko ari we bashaka. Niba umuntu afashe imyenda yawe agatwika, agafata ibikoresho byawe agatwika, bivuze ngo baramutse bamubonye we bamukorera iki? Byagenda gute? Nyirakuru w'uyu mwana nawe avuga ko bamwibye ibintu byose babimara mu nzu. Ubwo nawe yari afite agahinda kenshi avuga ngo umwana wanjye cyangwa se umwuzukuru wanjye nawe ibyo bamukoreye ni nk'ibyo nanjye bankoreye. Reka twizere ko rero inzego zibishinzwe, ubuyobozi bw'ibanze buzagerageza kugira uko bubigenza, cyane ko amakuru tumenye iby'iyi nkuru abayobozi b'umudugudu n'akagari bari bataramenya iby'ayo makuru, gusa bavuze ko bagiye kwihutira kubikurikirana bakareba iby'icyo kibazo. Ariko mu by'ukuri uyu mwana arababaje pe, uyu mwana arababaje, akwiriye gufashwa
bakareba ko ubu buzima yabuvamo. Gusa wakibaza ngo agiye kuba hehe mu gihe nyine ibyo byabaye. Urumva ko ari ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye. Yaryaga ari uko hari umuntu umuhaye ibyo byo kurya, cyangwa se hari umuntu yavombeye amazi akamubwira ngo uze kunyura hano ngo uhereze icyo kijumba ujye kurya. Hari umuntu wenda se yakoreye amasuku ahantu runaka. Urumva nyine n'umwana ubayeho mu buzima bwo kwimenya. Sinzi abantu nk'aba ngaba rwose bafite umutima wa kinyamaswa wo gukora igikorwa nk'iki ngiki kigayitse, gisuzuguritse ikintu bari bagamije. Ariko nk'umuntu utekereza neza wahita wumva ngo nimba abantu batwitse ibikoresho by'umuntu, ubwo iyo baza kumusangamo byari kugenda gute? Ni agahinda gakomeye cyane. Reka twizere ko hari icyo bizatanga bijyanye n'ubuvugizi bagiye bamukorera. Ariko ndabizi ko bazamufasha kuko ni umwana w'igihugu, ni umwana nyine ubona ko afite iterambere, wageragezaga gukora buri kimwe cyose ngo arebe ko amashuri ye yayakomeza, kubera ko nyine umwana wimenyaga, ababyeyi ntabahari. Birumvikana rero Imana imufashe kandi Imana rwose imukomeze. Ni umwana nyine wababaye cyane kandi wabyumva. Ngayo nguko rero, ubwo baba muri hafi, abantu batuye hafi hariya rwose muri uyu mudugudu wa Rwasama hafi ni santere ya Ruyaga. Rwose abantu bazi uyu mwana Gatabazi Pascal wigaga cyangwa se wiga GS Gacurabwenge mu mwaka wa 5. Mu by'ukuri ababishoboye, abafitiye ubushobozi bamwegera bakamufasha, ibintu bikagenda neza. Cyangwa se ntabwo bigufasha bisaba ubushobozi, bisaba ko umutima ubikunze. Ubushobozi bwose ufite wafasha umuntu bijyanye n'icyo umurusha. Ndabakunda, ntugende udakoze subscribe. Mugire ibihe byiza.